itorero rihinduka idini byabaye iki byagenze bite icya mbere abantu benshi tuvuga ngo turi mu itorero ngo turaba Kristo nyamara ntabwo muri aba Kristo ni muri aba Kristo kuko aba Kristo bagenda nkuko Kristo aba ntabwo ikibazo cya DPR gitangiye ejo bundi nubwo wenda abari muri leadership yabo ubu ngubu ari bo murimo gucanaho umuriro kuko wavuze kuko giwe nari impari nagenda nkwereka ibintu byagiye bipfira yego unafashe n'icyo cya Zion waruvuze reka ne kugihunga yego kuko burya buri kibazo tugomba kugikuramo amasomo ubundi kiriya kibazo cya Zion nticyari kubaho yego ahubwo kumenya ko ubundi sindi imbata y'umupastor runaka niyo mbona umupastor arimo kundya nk'igisiga kiri gifi Fite nako rero ibintu byo kubifi y'igisiga ndabirambiye burya ibikomere biva mu bintu byinshi reka ngende ndeba ibyo nzi nibura ibikomere bimwe ari nabyo byinshi biva mu byaha by'abashumba hari abashumba basambana ntabwo Imana ikeneye ko tuyirwanirira umuntu nakwirukana inyanzu uzagirwa amagana nuba uri umukristo ugakomeretswa n'umushumba kandi ukabona gifite umugambi wo gukomeza kugukomeretsa Inkuru nziza TV twongeye kubasuza abakunzi b'inkuru nziza TV amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese waba uri mu Rwanda muri East Africa muri rusange ndetse Asia America na Europe aho uherereye hose tukwifurije amahoro y'Imana akomeze kubana nawe twagendereye umupapa wacu mukuru dukunda umukozi w'Imana Antoine Rutayisire hari ibyo tugiye kuganiraho niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo ujye ukomeza udukurikire umunsi ku wundi ujye ubasha kubona ibyo tugenda tubahereza ni inkuru nziza pastor umeze neza shima Imana umaze iminsi mu ngendo zo buriya twavuga ko wagiye muri pansiyo ubundi pansiyo ni iki pansiyo ni kuva mu kazi wakoraga ntiwongere kugahemberwa ukaruhuka ubundi rero abantu benshi iyo waruhutse abasirimu bafite kashi bafata amafaranga bakajya gusura ibihugu bagatembera aragiye gutembera agiye no mu murimo kandi n'ubundi iyo umuntu n'abajya muri vakansi bajya gukora ibyo bakunda abakunda kujya ku nyanja bajya ku nyanja abakunda kuryama bajya kuryama abakunda gukina tennis bajya gukina tennis abakunda kuvuga ubutumwa bajya kuvuga ubutumwa urumva nyine amata yabyaye amavuta abantu bakishyura tike bakishyura hoteli wowe ukajya gukora ibyo ukunda hanyuma nk'abasirimu niko biba bigomba kumera kandi Imana ntago bitungura yari ko ari cyo gihe ibiryoshye bigahura n'ibifite umumaro nuko yego wasanze bameze neza abakristo biyo hakurya ni nk'ahandi hose yego turacapurisha kugira ngo tuvuge iby'ingenzi reka dutangize ikiganiro cyacu dusenga n'undi tukomeze ikiganiro dusengere turagushimye Mana yacu duhora tugusaba ngo ujye uturinda igihe cy'imfabusa amagambo y'imburamumaro ureke ikiganiro kiyoborwe n'umwuka wera ko watubwiye ko umwuka wera naza azatuyobora mu kuri kose kenda ku byaha akabitubwira kandi akaduha imbaraga reka rero buri jambo ryose buri nteruro buri gitekerezo cyize kivuye kuri we kandi kigira umumaro kandi buri muntu wese uzumva iki kiganiro kizamugirira umumaro cyubake ubuzima bwe kandi kimwungure mu bugingo wiheshe icyubahiro ubwoko bwawe umugisha muri iki kiganiro mu izina rya Mwami wacu YESU Christo amen yego bakunzi b'inkuru nziza TV tubahe ikaze mu kiganiro pastor nakubaza nk'umukozi w'Imana usanzwe ukora ivugabutumwa mu buryo butandukanye uza kuri izi mbuga ukora umurimo w'Imana icyo wateganyaga ko umusaruro uzakuramo mu gihe umazemo ugenda ubona muki mu gukora ivugabutumwa ryo kuri YouTube yewe nta rubuga rwanjye ndakora mu yandi magambo yewe iyo nje mbanje gufasha abandi ahubwo kugera ku ntego zabo yego kuko urumva rimwe mpura rimwe muri gospel nkawe nkahura n'abibereye mu buzima busanzwe bwa sekera nk'uko babyita ariko bose mbaha ibiganiro
so ubwo rero ahubwo ngewe n'igihe wagombye kubabaza ntabwo ko nabafashije gukora ibiganiro mubona mugera ku ntego zanyu cyangwa ntimuzigera ko ngewe nta ntego nari mfite nza ndi umutumirwa umunsi wenda nakoze iyanjye urwanjye Urubuga icyo gihe nzajya mbara ndebe niba umusaruro nari ntegerejemo urimo kuvamo. Yego, iki kibazo ubone niwe nta kibazo. Muri rusange uko bigaragara ubona ko ivugabutumwa wakoze rinyuze kuri YouTube kuko abantu benshi niho bahugiye cyane kandi wakoresha iyo systeme kugira ngo umurimo w'Imana uhakorere kugira ngo ubutumwa bugere hose abutabasha kugeraho nabo bagereho. Ababibona byo ko mbibona nuko bitanga umusaruro kuko impamvu nayo mbikubajije nuko hari ababibona nk'undi muyoboro utari mwiza ariko sinzi yewe hari abandi burya buri muntu wese agira uko abona ibintu buri muntu wese agira ibyo akunda agira ibyo yanga agira ibyo yemera n'ibyo atemera yewe buri nzira yose wampa kuvuga Yesu umuntu umwe yigeze kumbaza ndavuganiraga buriya yewe ni na Satani ateranije amadayimoni yose akambwira ati uze kuza nubwo twarangije gucirwaho urubanza uzutubwira ibya Yesu. Ubwo naba ngiye kumuha ubuhamya ko na Bibiliya iravuga ngo tuzabwira abafite ubutware n'abafite ubushobozi. Rero inzira wancishamo yose ukampa kuvuga Yesu ukuyemo no kuvuga Yesu inzira wancishamo yose nkagira abantu inama yo kubaho neza kuko buryo ubwami bw'Imana si no kuvuga Yesu gusa no gufasha abantu kubaho nk'uko Imana yashakaga ko babaho ikibarema. Rero iyo wazana yose yaba sekera yaba gospel uzampe microphone sinanayikunda abantu bashobora no kubyibashya bakora ati buriya pastor kuna iyo mba nkunda microphone mba narakoze urwanjye Urubuga ntabwo ubushobozi nari kububura ariko je nshaka gufasha abandi kugira ngo bagere ku ntego sibyo bagambiriye gukora. Icya mbere iyo waguhaye microphone akenshi uvuga ibikureba umuntu yigeze kumbwira hari abantu nari nahaye ikiganiro mvuga ko kera nari umunyabyaha atari ko ibintu nkabire ntukabivuge none se Yesu yaba yarakoze iki hari ibyaha nabagamo Yesu arancungura kubibwira abantu nta soni bintera byantera isoni umuntu amamagaye akambwira atari ko twumvise ko wafashe umwana ko twumvise ko wasambanije umugore ko twumvise ko wibye amafaranga icyo gihe wenda nabwo nta n'isoni byantera kuko icyo gihe nje kuri microphone naza nje kwihana habwa rwose ibyo mwumvise narabikoze kandi narabyihanye cyo nta soni z'ibyaha njya ngira shobora kubwira ibyaha byanjye byose ibyo nakoze byose nibyo natekerezaga gukora kuko icyo Yesu yapfiriye ni ibyo byaha byanjye kugira ngo mbivemo si no kugira ngo mbigume oya mbivemo kandi nabivuyemo shobora kubikubwira. Hari undi rero wanga yuko kugaragara mu nguni mbi akavuga ati bazabona babone ko burya nubwo nagaragaraga ndi mwiza ndi umukiranutsi ariko nigeze kuba umunyabyaha akabitinya. So hari abantu badakunda kugaragara nabi cyane cyane abakunda izina ryiza bakunda kuvuga neza. Rero kuvugwa neza cyangwa kuvugwa nabi byayobohotse oya mva ukora neza bakakuvuga nabi ugakora nabi bakakuvuga neza so biterwa n'abakureba n'ukuntu bashaka kukuvuga. Pastor ndagushimira kubwo kuri uwo muhamagaro kandi Imana igikomeza igumugisha kandi yaranawuguhaye igikomeza kurinde ikuzigame kuko ufite byinshi bifasha abantu nanjye ubwanjye uramfasha cyane kandi Imana igiguhe umugisha. Tujya ku ngingo dushaka kugira ngo tuganireho nkuko nabikubwiye hari abantu ugenda uganira nabo ugasanga bafite ibikomere bafite ibikomere bituruka mu matorero mu madini cyane byinshi cyane pe none nge nageze ngo tugira ngo tubiganire turabanza tumenye ngo ese itorero n'idini ubundi abantu ko babyitirana bitandukanira buriya mu Rwanda dusigaye dufite ijambo rivuga ngo amadini n'amatorero so amatorero na ya gikristo amadini nandi ariko je nenda kukubwira ngo ikibazo gikomeye dufite n'ubu hari umuntu twaganiraga mu mwanya nyine wambwiraga ibikomere yatewe n'ibyo yabonye mu madini buriya ikibazo dufite gikomeye nuko dufite itorero rya Kristo itorero impamvu babyita itorero reka mbanze bigusobanurira buriya ijambo kiliziya ecclesia nukuvuga ngo ni abantu barobanuwe batoranijwe bashyirwa ku ruhande kubera iki kubera ko barahamagarirwa kugira imyitwarire ihuye n'iyo wabahamagaye abategerejeho kandi uwo wabahamagaye
imyitwarire bategerejeho yarayitanze kuko Yesu atangira kwigisha. Buriya nusoma Matayo 5, 6, 7 ibyo bice bitatu bikwereka portrait, bikwereka isura y'umukristo Yesu yashakaga, y'umuturage w'ijuru Imana yashakaga. Rero ikibazo kibamo gituma ubukristo bugira ikibazo, ntabwo tujya twibuka ko turi itorero. Mu yandi magambo, ntabwo tujya twibuka ko turi abantu batoranijwe kugira ngo tugende duhesha icyubahiro iyaduhamagaye, tukikorera ibyo dushatse. Iyo rero wabikoze gutyo duhinduka idini. Niyo mpamvu uzabona itorero rihinduka idini byabaye iki? Byagenze bite? Icya mbere, itorero rihinduka idini iyo ritakiri rya Yesu Christo. Nubwo rivuga Yesu Christo, uzumva abashumba bavuga ngo itorero ryanjye, ngo nihangiye, ngo nishingiye, ngo mu mavuta yanjye, automatically iryo ntirikiri rya Yesu. Ubwo ryabaye idini, ryatambikiriye. Wowe bwabaye idini kuko niba ari iryawe wishingiye mu mavuta yawe, ntabwo rikiri itorero, ryabaye idini. Icya kabiri, uzumva abandi bashyira imihango y'idini hejuru y'ibyo Bibiliya ivuga. Kwamwira ko ibi bintu nubwo mubikora ntabwo bihuye na Bibiliya, ngo ari kuri muratwicira itorero. Automatically imihango yasumbye amabwiriza ya nyiri itorero, biba byabaye idini. Icya gatatu, iyo abantu bicara bakajya mu itorero, ukabwira ariko iyi myitwarire, iyi mivugire, iyi mikorere, iyi mibanire iravuguruza ibyo shobuja yategetse, automatically rwama mwahindutse idini. So biroroha cyane ko itorero rihinduka idini. Ni nayo mpamvu ubona abantu benshi tuvuga ngo turi mu itorero, ngo turi abakristo. Nyamara ntabwo muri abakristo, ni muri aba Kristo, kuko aba Kristo bagenda nk'uko Kristo abasaba. Noneho uzagenda ufata ibyo bikomere byose wavugaga, uzasanga byakomotse mu bantu bitwara bitandukanye nuko Kristo yadusabye gukora. Uzabisanga mu bashumba bakomeretsa abakristo, kubera ko ibyo bakora ntabwo bihura n'isura y'umushumba Bibiliya ivuga. Ariko bene abo bashumba nabo Bibiliya bavuga ko nusoma Ezekiel 34 harimo abungeri barya intama zimwe bakazirengagiza, bakaryiza ibyibushye. Abungeri abo ngabo Imana ikavuga ariko abungeri bazambona. Rero ibikomere byinshi naho biva mu bupagani bwinjiye mu itorero rya Kristo. Abantu bakitwara uko bashatse ariko ntibitware nka aba Kristo. Ibikomere buri ukwinshi. Hari n'uzana ibikomere avanye mu miryango cyangwa iki akabizana mu itorero. Oya, iyo abizanye mu itorero abivanye hanze, n'ubundi niko byagombye kugenda. Kuko burya itorero ni nk'ibitaro. Abaza mu itorero bose baza barwaye. Umwe azaza afite ibyaha, asange hospital, tumubwire ngo hano ku musaraba wa Yesu yishyizeho ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu. Iyo uhagaze hano munsi y'umusaraba uhasiga ibyaha, ugatambuka ugakomeza urugendo rw'ijuru. Hari abandi bazaca mu rundi ruhande, baze bafite ibikomere byabo bakuye hanze, babikuye mu muryango, babikuye mu gihugu nk'uko mu Rwanda twabigize, babikuye mu mashuri aho bize n'ahandi hose, ko ibikomere bituruka henshi. Hari n'ibyo twitera. Hanyuma nugera munsi y'umusaraba usange handitseho ngo hano uyu wabambwe ku musaraba yishyizeho intimba zanyu n'imibabaro yanyu kugira ngo n'ibikomere mu biruhukire hano. Rero icyo uzazana cyose uzasanga ku musaraba hari igisubizo. Niyo mpamvu burya uzabona amatorero akenshi ku miryango y'amatorero haba hari umusaraba. Ubundi nicyo bishaka kuvuga. Bishaka kuvuga ngo hano aho ugiye kwinjira hari uburuhukiro. Hari uburuhukiro bw'abanyabyaha, hari uburuhukiro bw'abanyabikomere, hari uburuhukiro bw'ubukene bwose. Nuko byagombye kumera. Ubwo itorero rishyirwaho, hari nk'ubu atabizi kugira ngo tubinyureho, rishyirwaho intego yari iyihe? Ariko biroroshye cyane. Genda usome, nusoma muri Matayo, nusoma muri Luka, nusoma daire, nusoma buriya butumwa bwose. Ntabwo Yesu yigeze ahisha icyo yashyiriyeho itorero. Yabwiye abigishwa baragenda ati mugende muhumure impumyi, muzura abapfuye, mubohora ibisenzegeri. Na Yesu atangira kwigisha, uzasome muri Luka 4, yarabanza atanga porogaramu ye ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, yansigiye kugira ngo
mbwirize abakene ubutumwa bwiza, mbwirize impumyi ko zihumuka, mbwirize abari mu nzu y'imbohe. Mbese yaje afite misiyo ye yari isobanutse, agiye no gutuma abigishwa. Yavuga ngo mugende mujye mu mahanga yose, mubahindure abigishwa banjye, mubabatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, uvuga ngo mubinjize mu muryango w'itorero, nimurangiza mubigishe kwitondera ibyo nategetse byose. Birimo iyo mitekerereze mishya, iyo myumvire mishya, iyo mikorere mishya, iyo mibanire mishya, iyo migendere mishya. Ni ikitorero rishinzwe. Yego. None ubwo amadini ashyirwa, kuko amadini tuyafite ari menshi, uko agenda kuba aba menshi niko hari n'abahereyeho bivuga ngo umuntu ashinga itorero akaryitira irye kandi ryagakwiye kuba ryubakira kuri Yesu Christo. Ubwo amadini ashyirwaho inyungu zari izihe ku madini n'inyungu zari izihe ku mukristo muri rusange? Icyo ni ikibazo kiri, navuga ngo complex, ni ikibazo kirimo ibintu byinshi, kuko buri muntu wese ushinga itorero niwe ubuze ikiri ku mutima we n'Imana ye. Ariko ndenda kukubwira muri uyu mujyi ko nkubayemo igihe kirekire, naje muri Kigali muri 90. Icyo gihe ntabwo aya matorero, icyo gihe hari amatorero ngira ngo nkarindwi gusa mu Rwanda. Habaga abagatulika, hakaba abanglikani, hakaba presbyterien, hakaba methodiste, hakaba ababatista ba Yeberi na Eberi, hakaba inkuru nziza, hakaba Eglise des Amis. Ngira ngo urebye ni nabo bari bahari. Na DPR. Na DPR, sorry, niba ntayivuze ubwo naba nsimbutse. Yego. Ayo ngayo muri 91 habaye inama ya Labole, ishyiraho amashyaka, itegeka Habyarimana gushyiraho amashyaka menshi. Umunsi hagiyeho amashyaka menshi, n'amadini menshi yahise azamuka, kuko batanze uburenganzira bw'uko buri muntu wese ashobora gutangira ishyaka cyangwa agatangira idini. Noneho nyuma ya 94 noneho birushaho, kuko abantu bavuye hanze, bamwe basengeraga muri Miracle Center, abandi basengeraga muri Deliverance, abandi basengeraga muri Victory, abandi basengeraga muri Faith Center, abandi basengeraga muri Healing Center, abandi mbese aho bavuye hari amadini menshi. Yego. Byari bitandukanye nuko mu Rwanda byari bimeze mbere ya 94. Baraza bamwe bahita baterura ibyo bahozemo babishinga hano. Urumva abo ngabo ntabwo bashinze itorero wenda kubera impamvu runaka, gusa bagumya aho bahoze mu kindi gihugu. Sibyo? Narindi muri Miracle Center, ngeze mu Rwanda ntangira Miracle Center kuko ndashaka gukomeza rya torero narindi. Reka ne kuryita idini. Yego. Undi araje wenda yabaga muri Deliverance i Bugande cyangwa hehe, araje aravuga ati nta Deliverance iba mu Rwanda. Atangira Deliverance. Undi araje ati ariko twebwe iryo twanatekerezaga, atangira Restoration Church. Undi araza atangira Zion Temple. Ubwo n'abandi batangira n'andi afite aya mazina yose arimo church. Sibyo? Aho uzabona arimo church yose ubwo nayo nyuma ya 94. Yego. So urero kumbaza ngo ni iyihe ntego bari bafite? Intego imwe, hari ababikoze bashaka kuvuga ubutumwa, hari ababikoze bimuye ibyo bari basanzwemo, hari n'ababikoze, hari n'imvugo yigeze gutera muri za muri 2000 na ngo umuntu abura akazi, ngo akabura naho ashinga itorero. Bikubwira ngo noneho gushinga itorero bihindutse business. Yego. Ubyo rero impamvu ngira ngo kire kugiye ukagenda ufata amatorero yose ukandika amazina yayo, warangiza ukareba aho yaturutse, ukabaza bayashinze, ukareba intego bari bafite. Yego. None kuri ibyo bikomere abantu bagenda bagira impande n'impande, itorero ryashyizweho kugira ngo rize ryo muri bikomere bya biri mu bantu. Yego. None ibikomere biriho nk'ubu ngubu ugibona karano ayo madini kugenda ashingwa abona abakristo bavaga mu idini rimwe ajyamo kubera ibikomere wenda avanyemo. Ibyo bikomere biva he? Bituruka kubera iki idini ryatambikira uwo murongo, aho kuba riruhura abantu ahubwo bikaba bongera ibikomere? Ibikomere biva mu bintu byinshi. Reka ngende ndeba ibyo nzi nibura. Ibikomere bimwe ari nabyo byinshi biva mu byaha by'abashumba. Yego. Hari abashumba basambana, barahari. Yego. Ubwo umukristo aje gusenga, azi yuko agiye kubona uburuhukiro, akaza agasanga umushumba, akabona umushumba aramukabakabye, wenda bagasambana cyangwa ntibanasambana, ariko ugagira igikomere. Hari ibikomere biva
mwirari ry'ubutunzi bw'abashumba nabyo muhura nabyo byinshi. Umushumba akaza akakureba akabona ufite imodoka akakugira target akakusura kenshi akagusengera cyane ndetse akaguhanurira yarangiza akakubwira ati ariko Imana yanyeretse ko ari wowe uzajya wishyura ruwaye y'urusengero n'amashanyarazi n'amazi. Ubwo mukristo agatangira akagoka byageraho bikamunanira yageraho akagurisha n'imodoka yari afite yageraho ngaho bikanga akimuka akagira icyo igikomere akagitambikana akavuga ati abashumba barandiye wageza ku nyama bageza ku magufwa. Ibyo bikomere birahari byinshi. Ibindi hari ibikomere umuntu aza akavuga ati umushumba nari mutegerejeho ibintu ntiyabimpa kuko nabyo bibaho kuko ariko iryo ni ikosa ry'abakristo kumva ko umushumba mbese asimbura Imana. Waba waraye ubusa umushumba akagabura, waba wagize ikibazo umushumba akabyivangamo, ibyo nabyo nukubona nabi ariko naho bavamo ibikomere. Kavuga ati nari nzi ko umushumba azanyitaho none mbona ntiyanyitayeho, aho akavamo igikomere. Ibindi bikomere biva mu mikorere mibi y'abashumba. Ugasanga abashumba barwaniye mu itorero noneho bakagusaba ngo ufate uruhande ujyamo. Wakwanga kurujyamo bakaguhindura agira mu nyangire bati we wanze gufatanya nanjye kurwanya bariya ubwo akakugira umwanzi ubwo ukabura komeretse. Waba ari umugabo ukahava, waba udafite ubugabo bwo kugenda ukahaguma ugakomeza ugakomereka. Hari byinshi umuntu ashobora kurondora ariko ibikomere byo mbona hariho nubwo batanaguhamagaramo gusa wabireba barwana cyangwa se bakora ibintu nk'ibyo ukavuga ati se ibi nibyo najemo, ugashoberwa ugakomereka. Harimo n'abareka gusenga kubera izo mpamvu. So hari impamvu nyinshi zishobora kubitera. Ntabwo zose nazirondora ngo nzirangize. Uvuze ku ruhande rw'itorero cyangwa rw'idini, naho ibikomere abakristo bo bitera biturutse muri ibyo ngibyo twabonye ko hari n'abari byari byo bitera. Ni nk'ibihe bitera kugira ngo wabahura ibikomere byo urumva. Ubwo gihe nafashe ibyo ku ruhande rw'itorero. Ibyo uzana mu itorero byo nabyo ni byinshi nkuko abantu ari benshi. Hari dukome n'ingasiro. Oya, wikomurusyo n'ingasire kuko ibikomere biva hanze byo. Ubundi na Yesu ashinga itorero yarabizi ko bizaza. Kuko nawe yiranwaga n'inkomere. Afite hano umugore umaze imyaka 12 mu mihango kandi amategeko ya Mose yavuga ngo umugore nawe ari mu mihango ngo aranduye ntakajye mu bandi. Cyose si igikomere. Ahuye n'umusamariyakazi wagize abagabo 5 wageze aho ngaho bivamo ajya kwipangira atwara uwundi mugore. Ibyo wose ntafite ibikomere. Tekereza umugore wahinduye inzu 5 wumva ibikomere afite ku mutima uko bingana. Uze usange umuntu nka Bartimayo w'impumyi wirirwa usabiriza yicaye ku muhanda, abantu bamwe bamuhereza abandi bamucira mu ntoki. Byose ibikomere. Agiye ku kidendezi hasanga umuntu wamaze imyaka 38 bene wabo baramutera bakaza bakamudampinga bakamunagaho ngaho bakigendera ati jewe niyo abandi niyo marayika aje mu runterura ngo anajyemo. Burya yarafite ibikomere byinshi. So Yesu niyo mpamvu yaje akavuga ngo abarushye n'abaremerewe nimuze mu nsange. So burya rero iyo abantu batuzana ibikomere baba bakoze ibyo bagombaga gukora. Kuko ubundi niko Yesu yavuze ngo abarushye n'abaremerewe mwese muze mu nsange. Inkomere mwese muze, abaremerewe n'ibyaha, abaremerewe n'ibikomere muze mu nsange. So niba Yesu iyo tumwimitse mu itorero nkamuhagararira nk'umushumba, ntagombye gutungurwa nuko abantu banzanira ibikomere. Barabizana kandi biza ari byinshi. Hari abakomerekeye mu miryango yabo bakiri abana, hari abakomerekeye mu ngo zo bubatse zigenda nabi, hari abakomerekeye mu kazi, hari n'abikomerekeje agenda afata ibyemezo bituma bimuteza ibihombo, bimuteza imibereho mibi, bikamuteza uburwayi, bikamuteza n'iki, nawe akaza ari igisenzegeri aje mu itorero. Ariko ibyo biturutse hanze ubundi byo rwose nta kibazo na gito Imana bifite. Ahubwo iravuga ngo ahubwo biriya nicyo nashyiriyeho itorero no kugira ngo bibe ibitaro aho inkomere zose ziza zikomorwa. Ariko iyo zijemo hano imbere zigakomerekeramo mu itorero aho kiba ari ikibazo. Yego. Wahereka ruvuga uburyo nyuma ya jenoside amatorero yari ahari nuko yagiye ashingwa mu buryo bugiye butandukanye. Yabaye menshi muri iki gihe kandi uri umuntu mukuru wakoze ivugabutumwa mbere ya jenoside na nyuma yaho. Ibyo byose urwo rugendo uraruzi, nibiba byose ubuzi inkomoko yabyo. Ntabwo tugiye kuvuga ibitarabaye, reka tunyureho n'icyo kintu tukivugeho turebere hamwe
uwigiza nkana ninde. Ari amatora bamwe bagiye bashinga amatora bakagenda basubiranamo. Yego. Turareba ku ruhande rwa ADPR byarabaye no mu minsi yashize byavuzwe kwa Gitwaza Tempo bakurikirana amateka bazi ko Gitwaza mwatangiranye ivugabutumwa ryo komora ibikomere abantu nyuma ya jenoside. Ese gusubiranamo kwabo kuriya ninde wigiza nkana? Yewe reka nkubwire. Yego. Abanyarwanda baravuga ngo nta muzindutsi wa kare watashye ku mutima wundi. Yewe nihaye guca urubanza ayo matorero biruvuze rekaniye kumera nk'umuntu uhunga ikibazo. Ntabwo ikibazo cya ADPR gitangiye ejo bundi. Nubwo wenda abari muri leadership yabo ubu ngubu ari bo murimo gucanaho umuriro. Ariko ikibazo cya ADPR cyatangiye jenoside ikirangira. So kiriya ni ikibazo kimaze imyaka 30 hafi. Ni igiti kirekire gifite imizi miremire gifitemo utuntu twinshi. Rero kugenda wenda ukavuga ngo iki kibazo ngo ubona ngo ari nde wigiza nkana. Iyo nzira yose kuva icyo kibazo gitangira hari abantu bigijije nkana. Yego. Tugifasha akaba ari cyo tugisesenguye cyonyine nkuko wavuze kuko giwe nari impari. Nagenda nkwereka ibintu byagiye bipfira. Yego. Unafashe n'icyo cyazayo ni waruvuze reka ne kugihunga. Yego. Kuko burya buri kibazo tugomba kugikuramo amasomo. Ubundi kiriya kibazo cyazayo nticyari kubaho. Yego. Ahubwo bageze ahantu uzi hatarazi izi modoka za automatique zihindurira vitesse. Ubundi utwara imodoka yaragendaga yagera nko kuri kilometero runaka ukumva icitse intege ugahindura vitesse. Ugashyiramo indi. Rero amatorero menshi iyo ageze aho ngaho agomba guhindura vitesse niho agira ibibazo. Yego. Kubera iki ntabwo babitekereje kare. Batangiye amatorero menshi atangira abantu bari mu kivandimwe. Noneho mugashyiraho type ya leadership itagishoboka. Ibyo bita collegial leadership. Byazagera imbere ibintu byamara kuboneka abakristo babaye benshi amafaranga arabonetse imitungo ibaye myinshi mukaba mugomba guhindura. Noneho mukagira representation na bantu mukava muri collegial mukajya muri leadership aho rero niho benshi bagira bakananirwa. Bagatangira intambara. Ariko sinshaka kubyinjiramo kuko byaba ikiganiro cyihariye. Yego. Ariko biriya byose mbibona nk'ibibazo byakemuwe nabi. Yego. Simple. Ubundi wenda ubwo wavuze ayo mazina abiri reka nanjye nyakoreshe. Ni ibintu byagaragaye kandi ni biri no mu itangazamakuru. Urumva nk'ubu wenda ufashe ubuyobozi bwa ADPR buriho no munsi ukabwikoreza amakosa. Ni hahandi bakubwira ngo si ukwanga ngo akuraga ibyananiranye. So ikibazo cyatangiye muri 1994 wowe urimo urayobora mu 2023 bishyira 2024 none abantu bakavuga ngo ni wewe wishe itorero. Itorero ryapfuye kuri uwo murongo wose kurinda bigeze uyu munsi. Bivuga ngo ugiye kubikosora wagombye gusubira. Buriya mu mupira niko babigenza. Iyo umuntu yakoze ikosa ushobora gukorera ikosa mu wa kabiri. Ariko umupira arubitira agasifura ukanga kumva. Ugakomeza ukagenda ukagera ku izamu ryo hirya ugatsinda n'igitego. Arubitire igitambaro kikaguma hasi bakavuga ngo musubize uyu mupira aho ikosa ryakorewe. Buriya ushaka gukemura ibibazo bimwe na bimwe wajya usubiza umupira aho ikosa ryakorewe. Itorero ukabanza ukarisubiza uko ryari rimeze. Yego. Mugasubira mu mategeko mwari mufite. Cyangwa se mugakosora ayo mwari mufite mugakora andi atuma mujya imbere. Ariko akenshi abantu ibyo ntibabikora. Yego. Ahubwo amakosa yabaye barakomeza bakayubakiraho. Icyo rero ngira ngo nta mpamvu. Erega buriya nkubwire. Urabona uru rusengero bajya kurwubaka. Barabanje baracukura bagera hasi. Aha hari andi mazu. Yego. Ibitaka byose byari byubatse ayo mazu n'amafondasiyo yari ahari barabanje babikuraho. Iyo babyubakiraho wajya ubona urusengero rurimo kwika. Akenshi rero natwe twubakira ku makosa yakozwe kera tubanze ngo dusubire inyuma tuyakosore. Nicyo kica amatorero menshi. Yego. Icyo nari nyimbivugiyeho no kugira ngo turebera ayo makosa tuyigireho kuko nibyo bikomere turimo kuvugamo hari ababigiriramo kubera ibyo bibazo nyine. Yego. Nicyo cyagitumye mbikubaza none nta kibazo ibyo ngibyo yo ndabizi
ubu nujya kwandika titre uzatangira uti tarabivuze arabasesenguye abambitse ubusa. ntabwo ari wo murongo w'igitangazamakuru cyacu no kugira ngo ducoce ibintu kandi tubishakiremo n'umuti kugira ngo amakosa arimo ntagire. Ubwo ni nk'iyo nama wagira rero hari nk'ushobora kuba ateganya gushinga iryo torero cyangwa abi yaranabikoze ayo makosa wowe warayabonye ibyo byose byakozwe ubireba n'iki wamubwira? Ubundi ibyo ni ikibazo cyiza, ahubwo ngira ngo ni nawo umurongo twagombye kujya dufata iyo dukora ibiganiro nk'ibi. Buri ikibazo kibaho cyo mu matorero, abantu benshi batangira amatorero ariko ntabwo bigeze biga leadership, nta nubwo bigeze biga management. Bazi theology, bazi kubwiriza, bazi kwigisha, ariko iyo bigeze ku buryo bwo gukora organisation, gukora planning, gukora amategeko, bakora amategeko abarengera, akabyara amatorero agira ibibazo. Rero bivuga ngo ushaka gushinga itorero rizagira icyerekezo rikagira umurage, banza ushinga itorero ritubakiye kuri wowe. Kuko ishinze itorero ryubakiye kuri wowe bivuga ngo ni wowe uzashyiraho gusimbura, kandi kenshi iyo ugiye gushyiraho gusimbura umushaka mu bana bawe cyangwa mu bavandimwe, ibyo riba hindutse itorero ry'umuryango. Ubundi wagombye gukora itorero rya Kristo. Mose yayoboye Abisirayeli kandi yari afite abana, agiye gupfa Imana iramubwira ngo rero itegura ugiye gusanga aba sekuruza banyu. Abwira Imana ngo Mana, yego ndabyemeye ngiye kugenda, ninde uzayobora ubwoko bwawe ku buryo batamera nk'intama zitagira umwungeri? Imana iramubwira ngo genda utoranye Yosuwa mwene Nuni, umuntu uri mu mwuka, niwe ntoranije. Ntabwo Mose yafashe umuhungu we ngo amusigire Isirayeli nubwo yaramufite. Burya amakosa yabayeho nyuma, by the way, ni igihe ba Salomo bamaze kujyaho batangira kujya basigira Isirayeli abahungu babo badafite n'icyerekezo. Icyo ngicyo rero uzashaka gukora itorero rizima nabanza ryubakire kuri Kristo, sibyo? Nujya gutoranya abayobozi, na Yesu ubwe mbere yo gutoranya intumwa yaraye ijoro asenga abaza Imana Data. Ntibibuza ko yashyizemo na Yuda, ariko atirista basigaye bakoze umurimo. Rero bikubwira ngo banza wemere ko itorero atari iryawe. Kandi nkubwiza ukuri, uzemera ko itorero atari irye, ndenda kukubwira neza yuko mu madini ikintu gikomeye cyane cyane mu madini ya Gikristo nicyo ngicyo. Umuntu araza agatangira itorero rigahinduka irye, najya gutoranya umusimbura ntabaza Imana nyiraryo, ahubwo akoresha amarangamutima ye. Siko bigenda? Dufite amatorero yimura abapastori, yimura n'abandi. Ntabwo mpamya neza yuko iyo bishop cyangwa se superintendent cyangwa representant legal agiye kwimura abapastori ajya yicara ngo abaze Yesu. Abwira ati ariko Yesu, aba bapastori mbashyire hehe, mbakoreshe nde? Bikwereka ngo aho ibintu byapfuye hose si hamwe si habiri. Kuko ntabwo abantu bakibona ko itorero ari irya Yesu ngo ibyo barikoramo babanze bamubaze. Uzitegereze mu isezerano rishya, ba Paulo bajyaga kujya ahantu akavuga ngo mbwirijwe n'umwuka wera, agatinyuka akanabyandika. Ubu ni bangahe wavuga ngo iki cyemezo nagifashe mbwirijwe n'umwuka wera? Nuko Imana ahubwo iduhishira, yagishyira ahagaragara kavuga ati ariko murambeshye, ibi bintu ujya kubikora nta nubwo wigeze umbaza. Wabikoze bitewe n'ubwoba bwawe, wabitewe n'umujinya wawe, ko hariho n'abantu genda mukuru maze imyaka mu murimo. Hari abantu bimura abantu kubera umujinya, kavuga ngo Dieudonne yanteye umujinya araza kumbona, kubita agatoki ku kandi Dieudonne nkamuterura nkamushakira ahantu hari paruwase igitangira itagira, kandi ubwo afite abana 5 nkamwomekayo nta nziriyo nta naki, akambwira ati ariko se ndabayo ngo ibyo ni ibyawe. Ubikoze wabajije Imana koko? Kamere. Ubikoze muri kamere, ubikoze mu gahimano, ntabwo ubikoze nk'uko shobuja yabikora. Rero nkubwiza ukuri, ndahera amatorero uzabona yorwa na Yesu, shano yabona uzaza umbwire. Umbwire ngo hano rwose nabonye umurepresentant legal ujya gutoranya abapastori akabanza agasenga, ujya gutuma abapastori abikuye ku mutima by'ukuri akabatuma akurikije uko umwuka wera yamubwiye.
numubona uzambwire nzanezerwa. Ni wowe ko jewe ntabwo nigeze nta mupastori nigeze ntuma. Itorero nayoboraga nari umupastori nanjye utumwa nta so umfasheho urugero rwose wawe wibeshye kuko nta torero nashinze. If anything jewe Yesu yambujije gushinga itorero. Suko byari binaniye. Ni igitekerezo kigeze rwose abantu bigeze kuza baransanga muri izo ntambara z'amadini zariho muri za 95 na 5 na 6 na 7 bari ngo ko tubona uri umuroko rusobanutse washinze itorero twese tukimukira iwawe. Nsenga Imana irambwira ngo nurishinga nubundi byaha biri nibyo bizimukira iwawe ntacyo uzarusha abandi nawe uri umuntu. Hanyuma ngo guma hangaha ukora ibyo nakubwiye ibyo ntabyo nagutumye. Mba narashinze itorero nanjye ariko Yesu yarabimbujije ndamwumvira. Ko giye nkora ibyo Yesu ambwiye ibyo atambwiye simbikora. Rero impamvu mubwira ni giye ndacyashaka hari umugabo witwaga Diogene w'umugiriki ngo yajyaga agenda nitara ku manywa. Hanyuma buke ahura n'umwami witwaga Alexandre rero garamubwira ati ariko Diogene kuki ugenda nitara ku manywa? Ati je cherche un homme. Ndimo ndashaka umuntu. Nanjye si ukwirata ahubwo ni umutwaro ngira. Ko nge nkunda itorero nkunda n'abashumba ariko ndababara kubona itorero rifite nyiraryo witwa YESU Christo waripfiriye akarimenera amaraso. Tumubeshyera tugakora ibintu mu mazina yacu tugakorerana ibintu bitubabaza bidukomeretsa mu izina ry'umwami waducunguye wadupfiriye wadukomerekeye. Ubundi ntabwo twagombye gukomeretsanya kuko yaradukomerekeye. Ariko uzagenda ufata abapastori batondeke ibisenzegeri gusa unyura ibisenzegeri mu bantu basaza basenzegeye. Abapastori bawo ubu Imana ibimwije bayifashe kwitama. Iyo yarumiwe yararekeye icyakora aho ibera nziza. Umva Diodone nkorera ibyo wagukorera ubyihorere giye nzakwitaho. Ikakwitaho pe. Ikakwitaho burya by the way reka bari yo message mpe n'abashumba ubwira ngo ntukite ku byo wagukorera. Uwaguhamagaye azakwitaho mu buryo bwe ariko umukorere nanone ukiranutse. Ureke abantu baguhemukire ibikomere byawe bishyire Yesu namara kukomora umukorere utijana azaguhembera aho bazagushyira hose. Nayo nzira y'ibikomere. Urabivuze kandi ibyo uvuze nukuri abantu bakwiye kwemera kuyoborwa na Yesu kuruta uko biyobora kandi Yesu ntabwo ajya ayobya. Ariko urumva ikibazo kirimo unyoborwa na Yesu ariko ikibazo nuko hagati yanjye na Yesu hari undi muntu utegeka ubuzima bwanjye. Ntabwo uzareka kubabara pe. Uri umushumba utumwa ugatumwa n'umuntu utanakwitayeho. Ntabwo uzareka kubabara ko hari igihe ndeba ibintu abantu bakorera abandi. Wowe Yesu yagushyize hariya ngo wite ku bantu be. Icyo ukora ni ukubazungereza ni ukubahungeta. Ntabwo umuntu naguhungeta niyo ufite Yesu ungana iki. Umuntu nagutema uzajya kwa muganga bakomora ariko uzaba wakomeretse. Ariko so Yesu aratwomora ariko atwomora kuko tuba twakomeretse. So gukomereka byo bizahoraho. Byose kubugeze ahangaha byose byo wahuye nabyo ariko kuko Yesu yakuyoboye muri iyo nzira yagiye akurinda mu buryo bwose kandi umusaruro waragaragaye. Ariko nanjye wumva uko mvuga. Reka twikomeretse. Ubwo ndavugira ku nkovu. Ntacyo umurimo warawukoze kandi Imana izaguhemba kuko umurimo wawukoze neza uko bikwiriye. None pastor kuri ibyo tureta tunareba tuvuge ngo ese ibi bintu kugira ngo ibyo bikomere umuntu ufite ibyo bikomere kubikira yabikira ate? Ibikomere bituruka ku madini buriya biroroshye cyane. Reka mbishyire muri kategori. Nuba uri umukristo ugakomeretswa n'umushumba kandi ukabona gifite umugambi wo gukomeza kugukomeretsa, imuka ujya ahandi. Kuko hari abantu bakomerekera ahantu bakongera bakahakomerekera bikaba ikibazo. Imuka
ajya ashaka ahandi asenga Imana yibwira ati ndabona uriya mushumba arimo kunkomeretsa nshakira ahandi nzashumbwa kandi nkahabwa umugisha. Kuko iyo ndajyo nibwo butwara abakristo batajya bagira bwo kumenya ko ubundi si ndimbata y'umupastori runaka. Niyo mbona umupastori arimo kundya nk'igisiga kiri gifi. Fite bana rero ibintu byo kuba ifi y'igisiga ndabirambiye. Burya kanogoramo amaso aza agashituraho inyama kongera agashituraho akazasigara amagufwa. Icyo gihe senga Imana ibwira ngo Mana ndumva naniwe ndumva ndambiwe amawutu. Ikibazo nuko abashumba bamwe bashyiraho n'iterabwoba kandi uzasohoka hano umuvu muzamufata azarwigendeho. Ugasanga abakristo barahamutse ntibatinya kuva munsi y'igisiga kibashituraho inyama kuko baratinya yuko ngo hanze hazaba umuvumo. Ubundi umuvumo urenze uwo nuwe gereka nkubwire iyo niyo nzira yonyine dayo. Niba ubona uwo mushumba atarimo guhinduka hindura itorero. Ariko ntuzapfe guhindura itorero banzo bazima bire Mana njye izahakubwira. Ikibazo nuko abakristo benshi ntibatinyuka kubaza Imana ahubwo barakomeza bakemera bagapfira muri Nyagasani. Kandi niba wiyemeje gupfira muri Nyagasani gumamo nta kibazo. Yego icyo ni kimwe. Niba ari ibikomere ndavuga donc urimo guterwa n'umushumba kubera ibyaha bye, inzira nakubwira iyi nziva urayisana cyangwa ukayivamo. Byoroshye gutyo. Ariko niba ari ibikomere byawe wisanganiwe, yego, ukaba ufite umushumba muzima, genda umusange agufashe kubikira. Kuko Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange. Buriya mwitorero haromora pe, ariko bisaba umushumba w'umuvuzi. Kuko Yesu yishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu, uje yakomeretse ahabonera ibisubizo. N'uje afite ibyaha yicira urubanza habonera ibisubizo. N'uje yaritesheje agaciro cyangwa yaragateshejwe arakabona, kuko iyo usobanukiwe urukundo rw'Imana n'agaciro Imana yaduhaye muri Yesu Christo, kuko twaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi, agaciro kabura gasubirana ku musaraba wa Yesu. Ibyo rero nawe ariko noneho tujye kuri bya bindi by'abashumba. Noneho ibikomere by'abashumba byo nta cyizere ndi, nta muti bafite abashumba, ahubwo umuti wabo urahari. Umuti wabo no kumera uruhu rukomeye nk'urw'ingona. Gute? Ukemera ukavuga ngo ke kuva ari Yesu wampamagaye. Kera hari umuryango nakoragamo, noneho umuyobozi wacu ariko yari yayobejwe n'abandi, ntabwo ari wari wabigambiriye. Tujya mu nama nkuru amvuga nabi, aramvuga nabi, mfata icyemezo cyo gusezera. Akirimo kuvuga nkubita ku meza ndavuga nti ibyo bintu uvuga sibyo. Abantu bose bagwa urakubita ku meza umuyobozi mukuru international. Twari mu nama nkuru irimo abantu baturutse mu bihugu bitandukanye, arimo kuvuga nkubita ku meza. Ndavuga ibyo bintu uvuga ntabwo ari byo. Bashyiraho inama yo kwiga iyo myitwarire, nayo ndayisuzugura ubwo nashakaga yuko banyirukana nkahava. Ndagenda ngiye mu cyumba cyanjye zarambwira ngo ibyo urimo ni ibiki. Cyambere ntawe uzakwirukana n'igihe wakuzanye, ejo uzasaba imbabazi kubw'iriya myitwarire, kandi bose nta numwe ufite ubushobozi bwo kukwirukana kuko n'igihe waguhamagaye. Uzava aha ngaha igihe ukubwiye. Ndagenda mu gitondo nsanga ko ya nama yagomba kumfatira ibyemezo, nubwo nayiteye umujinya nabasize muri sare ndigendera kugira ngo mbatere umujinya mbaheze, basigarana icyemezo kimwe gusa cyo kunyirukana. Nsanga narahagurutse ngiye, nabo babura icyo bakora, umwuka arabasanza nabo baragenda. Mu gitondo nsaba imbabazi, barambwira ati nta wakwirukanye, nta cyemezo twigeze dufata, kuko Yesu yabafunze umunwa. Ariko yambwiye ikintu kimwe, yambwiye ngo ntuzongere, n'igihe waguhamagaye, n'igihe uzagutunga, n'igihe uzakuyobora. N'umushumba rero icyo namubwira ngo ibyo bazagukorera byose ntibizakumena umutima. Ibikomere byawe ujye ubishyira Yesu, umubwire ati Yesu barongeye barandashe. Umwamba ushingure akomora akubwira ati don't worry, naho ugiye hari abantu banjye, genda ugiye unkorere neza, jyewe nzakwitaho. Ariko nkubwire Diodone, ibyo bishoborwa n'abamenye Yesu. Kuko iyo umaze kumenya Yesu ukwitaho, ukajya uririmba ineza y'Imana, ibibazo byose bishobora kuza, bikaza ari binini, bikaza ari bitoya, ukicara ukaririmba Zaburi ya 23 kavuga ngo rwose anterekera ameza imbere y'abanzi banjye, igikombe cyanjye kigaseseka. Cyane.
aho niho dukirira ibikomere, ni ukumenya ngo uwaguhamagaye we ni uwo kwiringirwa cyane, ntazaguhemukira, ntazagusiga, ntazaguhana, ntuzamukenana, abana bawe ntibazicwa n'inzara, umufite azacisha mu nzira ze, ariko icyo agusaba nawe mukorere utijana, kuko ntabwo wahamagawe n'umuntu, wahamagawe na Yesu. Niyo mpamvu rero nkubwira, iyo mbona abantu barimo kurwana mu itorero, ndabona ko ari abantu bashobora kuba barihamagaye. Jewe rwose uje ukambwira uti itorero sindi gushakamo, nakubwira nta kibazo, reka njye kubaza Yesu aho nyohereje handi ngende, nta nubwo natera amahane. Yewe n'uwo muryango ndashaka kuvamo, nari nabibwenda we nimunyirukana ntabwo nzatera amahane, nta n'urusaku nzatera, sinzajya mu binyamakuru, nzanavuga yuko ari jewe wasezeye kugira ngo amakosa njyeho. Burya biroroshye cyane. Cyane igihe mbona abantu barimo kurwana n'ubundi murarwanira iki? Ntabwo Imana irwanirwa. Yowasi se wa Gideyoni, baraje Gideyoni yasenye igicaniro cya Bayali, baravuga ati muzane tumwice. Yashenye igicaniro cya Bayali, baravuga tumva Bayali niba ari Imana niyirwanirire imwiyicire. Ntabwo Imana ikeneye ko tuyirwanirira. Umuntu nakwirukana inyanzu uzajya Rwamagana, n'umuhinde wigeze kubivuga. Umuntu niyumva mu itorero mudashobora gukora naho kugira ngo mwice umurimo w'Imana. Niko bari nabayabwiye Sawuli wahindutse Paulo. Yaravuga ati Paulo, aho kugira ngo twice umurimo w'Imana tujya mu mahane, fata Sira muce inzira imwe, ndafata Yohani Mariko duce indi nzira, ariko tugenda amahoro. Uwo niwo mutima wari muri Kristo Yesu. Kuri cyo ari nka gutyo tugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye. Urabona kuri izi mbuga abantu baba bakurikirana abantu benshi. Hari umuntu ufite nigeze gukoresha ikiganiro, hanyuma araza arambwira ngo abantu barashize, ati barashize pe, ngibaza ko hari umuntu wanyandikiye ngo aba mu mahanga, ngo namukore deliverance. Aramubwira ngo uranshangaye, ngo ko kanaka ntago mentioning umuntu si ngombwa, ntabwo ari ngombwa. Umukozi w'Imana yabonye nyine gutya kuri izi mbuga, ati ngo ko yanciriye 3,000,000 ngo uranshangaye ngo nkore deliverance. Aramubwira ngo amafaranga ye kumaza iki y'ibiki ngenda acuruza. Uwo muntu avuga ko yagize igikomere cy'ibyo bintu cy'ibyamukorera, ntiyanabimukorera, yamuhaye amafaranga. Niki wabwira bari abantu bari hakurya ye badasobanukirwa ibyo biri muri bya bikomere nanone bitera? Oya ntabwo ari byo bitera, barabiterwa, kuko iyo uje uri umwana ushobora gushuka umwana hariya hepfo nkamuha bombo, narangiza nkamwonona. Ibyo sinabikora jewe, ariko ni urugero ndimo gufata. Burya no mu mwuka niko bimera. Abantu banyizeye barambona nk'umuntu w'Imana, kandi koko impano ndazifite. Noneho za mpano nkazifata, kuko hari uwo nasengeye akakubwira ati rwose Dieudonné Antoine yaransengeye pe birakoreka, utereka nanjye nzajye kumureba. Ariko wenda ntiyakubwiye ko yamusengeye, ariko yamuriye amafaranga. Arabwira ntimpereza 3,000,000 aho ngaho ndakugira ku musozi, ikibazo nkigukemurire. Noneho nkabikora. Noneho hakazaza undi muntu wenda ukabwira Paul, ukamubwira uti nagira ngo usengere, numvise ko usengera abantu, ndaguha 3,000,000 kuko Antoine nizo wamuhaye. Akabwira ati ibyo bintu urimo nibiki? Urumva uwo ni umuntu w'umwana mu bintu by'Imana. Ni umwana, ntabwo azi icyo Imana ivuga ku bakozi b'Imana, ntabwo azi icyo Imana ivuga ku mpano z'Imana, ntabwo yasomye Bibiliya ngo ayisobanukirwe neza. Uriho amakosa ni wa wundi wamuyobeje, uwo ngo nta kimana imubaraho nk'ikosa. Rero bikubwira ngo icyo nakwigisha abo ngabo wenda n'abazumva iki kiganiro, umuntu nakubwira ngo ndagusengera ariko umpa amafaranga, umuntu nanagusengera bigakoreka, akaba ari utera intambwe akaguca amafaranga, uzamushyire mu besiko, aragurisha imitungo itariye. Kuko Imana yo yaratubwiye, Yesu yabwiye abigishwa be ngo mbahaye ubutware, mwirukana amadayimoni, muzura abapfuye, mukiza abarwayi, ariko mwaherewe ubuntu mutangire ubundi. Iyo niyo principe igenga uko dukoresha impano z'Imana. Twaherewe ubuntu dutangira ubundi. Ibyo rero niba cyakora ibyo uvuga ahubwo ngo wabikubwiye giye mbona benshi dutangira kuvugana, kambwira ati se ati momo yawe, nkabwira niyo kugira gute.
ngo ariko ngo urumva ngo umukozi w'Imana yewe hari n'abajya baza kundeba akaza namara kumukorera counseling namara kugira akambwira ariko ati ntawe ujya ku mukozi w'Imana adafite ituro no hasi ibintu icyo bintu ni ndio wabikuye wabyigishijwe nani ati rwose mbabarira umukozi w'Imana niko twigishijwe niko twamenye rero ibyo ngibyo ni umuco ushobora kuwita umuco mubi ariko niba nuwo nguwo ubikora byarangiye ariko umuntu ubanza akakubwira ati nuza kundeba uze witwaje icyo ni ikosa wenda nuzajya kureba umuntu ukamushyira gift muri envelope nabyo nge ndabikemanga ariko nibura byo niwe wabyibwirije yego yabyibwirije wabyibwirije ntabyo yakwatse nubyibwiriza fine ariko rero waka amafaranga agiye mfiteho ikibazo kwa Yesu yaravuze ngo mwahereye ubuntu nimutangire ubundi sibyo habe itandukaniro n'ibindi byose ndaguhera ubuntu ibintu byawe nibizatungana ukumva ugomba kunzanira isake y'ibara rimwe nk'umupfumu fine nyambitera urwenya arugo abantu bajya baza kundeba bakaza ngo yaje gushima Imana kazana ituro nkabwira njyane nkiri hano nkiri pastori nabwo njyane hariya kwa kontaburi atoya ati niryawe nkabwira ntoya giye sinakira amaturo yajyane hariya ukwezi nigushira bazampemba ni rero niba ushaka kumfata nk'umupfumu jya kunshakira isake y'ibara rimwe bigira inzira yego reka tugane ku musozo abakunzi b'Inkuru Nziza TV tugana ibintu byinshi ntekereza ko niba waragize ibikomere biturutse muri ibyo byose twaganiyeho hari icyo ukuyemo no kugomba kwitwara kandi n'abashumba hari icyo bakuyemo habayeho guhugurika reka dukorere Imana kandi nyir'umurimo itorero ry'Imana aririmo kandi aribereye maso yemeye kuribera umushumba ngo ariyobore twe icyo yaduhamagare no kugira ngo tuyikorere twemere tuyiganisha duhereze umurongo tugenderamo nagushimiraga ngo Imana iguhe umugisha kubw'umwanya wawe Imana ijye iguha umugisha no kukuyobora kandi ikomeze kutuzigamire kugira ngo ukomeze utubwire ku byasezeranyijwe nakubajije ibibazo byinshi sinzi niba hari icyo ikiri ku mutima ushobora kubwira abantu ngira ngo igice kinini cy'ikiganiro kibanze ku bikomere reka mbwira umuntu wese waba yarakomeretse yaba yarakomerekeye hanze y'itorero Yesu niwe muvuzi wacu yaba yarakomerekeye mu itorero Yesu niwe muvuzi wacu yaba yarakomeretse nk'umushumba Yesu niwe dukorera igisubizo cyacu kiri muri Yesu muri we nimo iri ibyo Imana yasezeranije byose niwo musozo naho iki kiganiro tugasenga Imana turagushimye Imana yacu umugisha uru rubuga ruhuriraho abantu benshi urwagure kandi nurangiza umugisha barubaho rwose abazumva iki kiganiro bose abakomeretse mu miryango abakomerekeye mu itorero cyangwa hanze mu gihugu cyangwa n'ahandi hose bazibukiye ko wagiye ku musaraba wishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu ariko wishyizeho n'ibyaha byacu n'ibicumuro byacu kugira ngo dushobore kubibabarirwa kandi dushobore kuruhukira muri we kandi mwami Yesu uko wavugaga kera n'ubu niko ukivuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe mwese muze musange ndabaruhura kandi ahandi ijambo ryawe rikatubwira ngo mumwikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe rambura ikiganza cyawe rero uwomore ibikomere by'abantu bawe uwomore kandi wongere ukomeze amavi atentebutse ukomeze amaboko acitse intege imbaraga zawe zikorere mu bwoko bwawe kandi ikiganiro kizagira umumaro mwinshi kuri benshi mu izina rya mwami wacu Yesu Christo amen Inkuru Nziza TV